nasa sheria ubu rero urumva nizereka nzasanga nta makosa warahumbuye. Urugo ni 12:00. Sheri mbye Kingo byagenze bitese no kuri pe wakihangana ukanyiza mu 30 ugakuramo hagira mbavu ntabwo biri butinda so nawansiga gutyo koko bwizanye kuri ubu koko reba ahantu amasaha ageze urabizi ko mu kaneri ngo mfite kuba ngiye sibyo reba ahantu amasaha ageze sinanagera ku kibuga cy'indege ngo wacekinge sibyo ubwo urumva nagenda ryari koko shangenda umwe muri ba bagabo banga akazi umugore akora zose kubizi neza ko ariko kadutunze biziwaye kukubita ibiraka ako kugutungute unsize meze ni ubu ntabwo wansayidira ko kugasigaye kuba ryana shirika mukiye sibyo urayize ko ntabyanga mukunda pe sibyo nose urumva ngiye ntagushaka. Okay ntari oya wirakara ariko se ndabuzwa n'iki kuraka basi banzo nyumve ako nkumva te nakumva te ko wambabariye basi mubabare nihangane mbari njye ni oyana nyine hangana ndabizi ko nzaruka dukumbura ndi kugushaka Sakumi Nebyiri ugasiga umugabo ari bwo umuntu aba yegutse ndagukora ni mugo utuba twanabirangije ni mugoroba ako wavuze ngo urananiwe ngo witigwe wiriwe nase urumva endage nawe kansiza ibyo byiza babarira basi nje ndumva wakemera ugatungwa n'ibijumba n'imyumbati ariko kugira ngo ugende unsigiye umuriro ungana utya ngakomeza nshyukiye gutya nari bubone nunzi kandi nje sinajya mu ndaye rabizi ko mukunda narakwihariye umutima wanje wose narawuguhaye mbabara winsiga gutya winsiganaga yinga ndega ndikukumva nose sheri nje urumva nje mu murayi bahagushaka basi urajya basi nawe urabizi jewe ukubizi ko nta kintu hajya nkora ku bwawe shaka tuve hano turakaranyije oya ntago ari byo nshaka kuramo iyo kanzu rero reba hano amasaha agize be muri urabona ko cyakeye 12:00 bizi neza ko saa 8 ngomba kuba ngiye. Okay so basi urakara nimba ari ibyo nakuretse mbabarira ukuri gukora aho ngaho ni kuri kubizamura wongeye umuntu nose neka kubukora nabo mbwa wanje kumuraho ugasiga none nakomeje naka ako kuki ushaka kumemukira ushaka kunsiga ndi umurambo ushaka kunsiga ndi umupfu ushaka kunsiga ndi kuvibura cyangwa nacumbye uruhara ruri kugenda rucumba kuki mu kesuri nagarukubwira nabi umugore wanjye ariko ibyo nabyo biba bikeneye mba bikeneye taso nje mu mutima wanjye ntabwo nifuza gusiga ubabaye urabizi ko mukunda urabizi ko muko nshoboye ndengerageza sibyo ariko basi nyumva none ni iki gikurikira ubu wikomeza basikora ngambwira nyine icyo ushaka iki umva ikintu gihari sibyo mbabarira ngende nkorera bisikara iminsi mikeya mitenga ukwezi iminsi 30 ese bebe kuki utanyihanganira ubu uramutse ugiye nteye inda urabona utazagaruka uri kuruka none icyo gihe uri kucyita gito nose ntabwo ukubizi ntabwo twavugaye ko ndamutse mvaye rwose ndasama soje biriya kenaribe basi mbabariro nyanza nakubabaniye wikigora ntabwo nshaka gusigura akaye hano nsize ntabwo nshaka gusiga ubabara urakora iki kugira ngo nzarya ne ninde uzanekera okay ibyo byari ikibazo aho kumva subiza kakari mu nakari kavuye hanze ndamwizeye kazakwita ako murumuna wawe bakora iki mu rugo rwawe none nyine na mama ko yazo gufasha adateka akwiteho ubona uramusize nawe ngiye kujya mufasha ngo maha ngo ngirane muri none stoke ni hari namubwiye ngaze kuza mu gitondo ndiko ngenda azansige nyine mweretse ibintu byose bya hano rwose akeneye nyine namwakenera gukoresha so nyine ajya abona ahantu abikura nabyikorera ariko reka mubwire ibyo byose ntabwo mbikora kuko wanze urabizi karaka nawe ese izo misiyo zawe za buri gihe buri cyumweru misiyo ubona mu rugo nakeneye gukorera nanjye misiyo
misiyo z'urugo rwanjye zizaba ryari? Ntabwo be urabizi neza ko ako kazi nta be yo guta umuntu siyo ni be. basi Ni insazi. Reba umuntu uri gukomanga. ahubwo wasanga ko nambwe azi saa 12 tugeze wasanga ari biri gukomonga. Genda. Iyo baziteguye uzasanga muri sare mbabarira. Ndakwinjiza ibyo bintu byawe ubona wowe biza ntakugira ibi bigiye rwose mbabi. Shiri wambabarira ko umwanjye hanze ko kugaragaza urumva ushaka kumuje kuko ngarwanye ubuzima sibyo basi genda sibyo abari okay ngaho genda nyumurere kawe ndaje mu cyumba Sheri karibu sheri ego koi bitese byiza hamwe mukami umeze utese meze neza nari mukumbera urakeye nagushava muri ayo Oh my god, that's so good. Baba Freya. Baba Freya bitese shu. Meze neza. Meze muraho. Kandi Kari bushicara. Andi makuru si neza. Kene. Umva rero. Sheri. Uyu nyine ni mama wanjye ntabwo wamunuka. Okay. Twishimiye kumenyana no kongera guhura nawe nta kibazo. Keze umugabo wanjye sumuze. Teruga mukubwiye babigombi bibata uramukumbura ngo nyire uramukumbura iyo ugiye mu kazi uramukunda cyane. Abize nawe na sabize. Ndabizi. Nameze utese muri USA. Cyangwa haba hari ubushyuhe bwinshi arashyushye cyane. Ariko naho harashyushye ariko n'amafaranga akaba ari menshi. Ni gake gusa nyine ko hari ni gake. Njyewe ahantu hari amafaranga niyo yaba ari mu muriro ntabamo. Koko se be murumuna wanjye rero ndabizi ko azagufata neza sibyo nyine ndabizi ko azagerageza uko ashoboye ko ndamwizeye umwana mwiza nta kibazo ndabizi ko nta kibazo muzagira kandi ikibazo wagira wambwira ntagize ikibazo yambwiye numva nubwo ntahari ariko umutima uri hano ndaba njyanye umubiri ariko umutima usigaye hano so urumva ndakora mu byo cyitwa tuvugana cyane nawe usabike gukora ibyo nakubwiye gukora nta kibazo nakubwiye business hari ikibazo nyine nuko bimeze agomba kwitaho ndabizi umwana mwiza nta kibazo cye nta mushi yagira so baby ndabona amasaha yagiye nakomeje kurondogora mu president umuvandimwe so reka ngende so basoje kwitegura nyine tugende on the place sawa nta kibazo wese ubugume hano se oyenje nta kibazo amasaha yagiye kabisa nawe urabibona kandi nawe urabizi ibintu by'indege ngaho nguno tugende reka nzane utwo nasize mu cyumba Yes, babe. Meze uteze? So njye ntabwo meze neza kuko ntabwo umuntu w'umugabo yamara icyumweru rwose mutarabonana kanene. Mfite irungu rwose riteye ubwoba. Ubu nanjye nabaye nkaho nduririmba indirimbo ivuga gonza kubona ryari nkumva kuri phone. Ibi ni byo bintu nshaka ko bitazongera.
yaba ukorera nko ku Gisenyi mba nahise nza kukureba ariko ibintu byose bisaba gufata indege. None se Kelly yameze ati ameze neza neze ko agufashe neza ndabizi ni umwana mwiza ndabizi ko agomba kubikora kandi akagufata neza ndabizi ko agomba kugushimisha pe nanjye akazi biraho gake gake Ibyo nta kibazo ahubwo uzaza ryari ubwo nzaba nyiriho koko songa baseka kurakara ndarimagaye Kenya mubwira ko keke byanyu kuri ukunda sibyo kandi amasaha ya break ararangiye ndavuga reka mvugishe n'ukomeza. Okay, sawa. This is never. Hakubura murumuna wa madamu ni Kenya ko mbona nawe arimora si umugore umaza ibyumweru 2 umugabo ataza kumureba waranshakira amahoro ko na murumuna we ndabona ntacyo atwaye Kenya izina naryo ngiye kurifata mu mutwe. Bwana we ni diru. Kusundi Kenya Big friend Ubahan Big friend meze neza yego meze neza uretse umeze neza so ntabwo meze neza cyane mpamvu nari nkuhamagaye nagira ngo urongeye kuba ndyamye ko numva ntameze neza tumutwara nyine twose utwiteho nta kibazo tuza kundeba nyine ujye umubwira yuko mbaye muzeho gato turibuze kuvugana nyuma noneho urafata na fone umuntu uzajya umuhamagara uzajya umwitaba byita umuha gahunda nyine uko ibintu bimeze n'amasande uboneke ariko umeze neza nawe nyine gake nyine ndashaka kuruhuka si byose nta kibazo kagende nutunganye n'insozo ngo ndakubwira uzufungura ujye witaho uri gufata utuntu nyine ubye ariza abakobwa bamwiyima kugira ngo mujye kuri tayi sawa Kani garuka hano ngace rumubwire numvaga nsa n'umuntu ukonjeho aho nta kuntu wankorera agacyayi nkakamara urumva ukonje si agacyayi n'isabara sinakunda kurera muri firigo kuko harimo agakomeye urumva ariko k'ingenzi se akeka muri firigo harimo akantu kajya kabikora ariko nta bintu ujya ukavaho gakeya urebye hanze voilà ibyo bintu ndabikunze ngaho ugenda ugatunganya ikibiye mu karahure mu kanya nze kukagira ariko rero tumenya neza yego ni inama ungire nyine reka dewe umuti nimba ukora nta kibazo